ubundi umuntu nkawe wavamo umugabo muzima akora igikorwa cy'ubukwe kiba kiriya ubundi wowe ibintu wakoze utagira ngo byarangiriye hariya bizagera aho bijya ahagaragara bana nukuri tuzarekeye wakoze utagira ngo byarangiriye hariya bizagera aho bijya ahagaragara bana nukuri tuzarekeye mama kuko bampabaye hari ko nababarirwa amafuti yanjye kuko ibintu nibiramuka bigiye hanze nzajya he nanjye wenda buriya hari igihe bizashama Marusha ntabwo wumva ni mu kazi ko cyari kenshi kuko nuzo unyisukamo unyirohaho kubera iki n'ibindi bitwara yitwa master kadago ntabwo ari ibyawe si ibyo wowe uri inyita se undi wanyita master mbere utakubereye yego ishema no kumva bamuye izina rye ndabona uri mu kazi ntukora akazi ubona ugashoboye bana ndagerageza ubona ibintu ukora bisaba hari ibintu nshaka kukubaza rero ndeba muri bitatu ngira ngo nsubize kugira ngo ujye hano mu rugo waje ngo nanjye ninda kwemerera akazi pasiteri none se muziranye mwahuriye hehe ntabwo wumvisha twahuriye niba wakakwemereye cyangwa wowe waribwirije umwaka akazi njye naribwirije umwaka akazi wari umuzi se najyaga mubona gute ariko bisaba akajya barakamara wowe na pasiteri nta bintu muziranyeho ntaze hafi nta bintu uri kurusha wanze kumbwira wowe na pasiteri muziranyeho ntabyo none se mbere y'uko mujya guhura hari umuntu waba warakurangiye pasiteri wenda ngo akubwire ko akeneye umukozi mbese ko uri kumbwira ngo mwari muziranye gutyo ngo wari umuzi gutyo ngo murahura ngo mwaka akazi wari umuzi gusa mu muhanda uramubona ubona ko ari pasiteri ufite umwaka akazi se Marusha wagushyuriza amazi uko iki ni igitangaza noneho igihe cyo kujya mu kazi sinakubwiye ko iyo ngiye mu kazi ngomba kwishyuriza amazi ubwo ibintu ndi kukubaza n'ibintu uri kunsubiza urumva aho bihuriye nakubajije ngo wowe na pasiteri mwahuriye kugira ngo uze hano mu rugo ntuzi kuvuga nta myenda yawe ihari ngo yizane imikore aka ni agatangaza none
wansubije ibintu ndi kukubaza. Imyenda iraza ukwayo, ufata umwanya wayo. Subiza ibintu nakubajije. Uracyabitekerezaho cyangwa? Mabuja. Ijambo mabuja ni ryiza mu kanwa kawe. Nta rindi jambo zimo. Reka mfunga amazi. Ndakuvugana. Bari kumeneka. Harumva rero cyangwa basi ndashaka kuza ufite igihunga cyinshi cyane ubona utari hamwe bameze gute. Mabuja yabageze hano. Mabuja we nawe wageze ahangaha nawe badakiye mu gikara. Nese bimeze gute? Wowe tuza umbwire byagenze gute? Mabuja yaratuvumbuye. Yatuvumbuye? Mubiki se? Ibyo twakoze se wenda byamubangamiye n'ibiki? Hica neza aho umbwire usobanure neza ashaka. Hako tuza shiki mu musha. Umbwira. Mabuja arambajije. Twamenyanye gute? Twahuriye. Akubajije ngo twamenye gute twahuriye he? Amubwira
rekeye kuvumbura tu Ntabwo kwinjira mu bintu byawe. yatakanaye Arakubajije ngo twahuriye he? rwose ahubwo yatuvumbura atakanaye Kumva ugiye kubibaza. Ariko sha tuza urumva tuza ngiye kukubwira ukuntu ubutaha nongeye kukubaza urumva neza uko uzamusubiza niyo ngiye kukubaza ngo twahuriye he uzamubwira ngo urumva neza ngo twahuriye mu misozi twagiye gusenga none nkakubona wishwe n'inzara urumva namara kubona wishwe n'inzara akubwira ati ngo ine wanjye umurere kumva neza uze ngo akazi mu rugo iwanjye ariko uzamubwira ndakeka ntabwo azongera kudukeka ukeka ibiri birenze ibyo ngibyo ako kantu numva ari sawa rero reka ngiye mu kazi ahubwo rero ushaka utaragenda akamubwira utangiye witoza gusenga mbona sinzi urumva uriya mugore akusenga cyane kandi mapasiteri arikurikirana urumva mbona iyo aguhe n'ibiryo urya utanasenga utangira kujya gusenga ashaka kugira ngo unazabona yuko n'ubundi wari umunyamasengesho ukabagenda none se bose ko ntazi ko basenga urabona yuko iyo tubaye n'abashyitsi hano ukavuga ati yesu ashimwe hari igihe buri cyo uvuga uvuga ati himbazwe cyangwa iteka ryose ibyo bintu ushaka ubishyira mu mutwe urumva neza ubwo nabifashe sawa rero reka ngire mu kazi hano nkomeza akazi mabuja yari murambaza ko nabonanye na pasiteri ariko ubundi urahirirwa cyangwa barakureze harande usubire nakubaje nawe bisakuza kuba insubiza twerewe imbere
ntako bisa shaka rusa romexi barimo ibicucu gusa. Yes, karibu. Muraho. Mukomere. Yesu nashimwe. Amen amen. Yego. Ni mwicare. Amakuru y'iminsi. Amakuru meza. Urakomeye. Nakomeye ariko se. Ntabwo menyera. Baramahoro. Ni amahoro. Nitwa Pastor Muhirwa nturutse ku Rurembo. Pastor Muhirwa. Yego. Ku Rurembo hejuru. Yego. Ni karibu iwanjye rwose. Ntabwo ndi butinde narinzanye ubutumwa. Ubutumwa? Bwaturutse ku Rurembo. Bwiza. Usigaye utitwara neza. Utitwara neza. Gutese ko amateraniro amateraniro ntukinayabonekamo. Urushake kubeshya ku mugaragaro ntago amateraniro kiyabonekamo. Iyo utatashye kare urakererwa. Kubwiriza byo ntukinabikora. Ntukibyikoza. Umushumba bizi mafite gahunda. Oya, kutwana kuvuga ngo gahunda nyinshi. Urumva nejo ubundi ku cyumweru ntabwo wigeze ugira gute? Ntabwo wigeze ubwiriza. Nari ndi mu materaniro nuko nahageze we nanyererewe ariko nari naje Mose umushumba kererwa gute ubundi? Umutekano wanjye mukuru niwe gahunda ninazi. Wari wabaye iki? Narwaye umutwe umeze nabi. Ariko urabizi nkuko amabwiriza y'itorero avuga iyo warwaye ubimenyesha paruwasi kabimenyesha Ururembo bakagira ikintu bakora. Ibyo byose rero nta kimwe wigeze ubikoraho. Ubwo rero tujya gufatira indi myanzuro kuko urabona ko na gahunda y'amaturo ntabwo ikigenda neza. Uwasimbuye byari bimeze neza ariko aho ugiriyeho rwose ibintu byasubiye hasi. Oya. Tujya gufatira imyanzuro nutisubiraho. Ariko nanjye gusobanura nta bisobanuro nshaka kuko aho uzabitanga harahari. Uzabona tugutumiye mu nama nutisubiraho ngiye n'inama narinje kukugira. Umushumba twicare, umushumba mugenzi wawe aragusuye twicare nta no gusenga. Oya rwose sinzi. Sawa reka mbe ngiye. Mukazuma. Yesu arabajya imbere. Ariko aratugenda imbere ariko mwishimye. Mbamusobanurire rwose. Oya ntabisobanuro nkeneye. Hejuru hasi byanjye hano bohereje intumwa kuza kumburira ntangiye kurengera ntaye umurongo neza nafitwe shamana yanjye umunsi n'umwaka nahuye nawo gusa birirwa baza kwiga batera icyugazi mu rugo rw'abandi. Alice we Nita sisi bite kwa numva witonganya se we amvuye mu gikari ndi kumva hari umuntu muvugana ari he ese arubona ese uravuze ngo numvise nabi amaye mbega kantu shaka nashyira mu kanwa sinamugize kweli nyine njyewe narinje kunumvaga amajwi y'abantu mutongana umuntu mwavuganaga ari he hari umuntu mbona naje ese urumva ibintu bimbanye mu gikari narindi guteka urumva nta muntu numvise ngiye kumpindura injiji uko ngana uko koko Alice mbwira taza no gutuma nshiriza mbwira inde mwavuganaga ese hari umuntu mbonanye nawe ubwo nivugishaga nyine ndi umusazi warya hari susarama ndabizi ko ari kumbwira wari uri kubimbwira ahubwo arayangisha gitangaza wa mugore ntabwo utaziranye na Ben kabisa utampenduye umusazi wambwiye umuntu mwavuganaga ntazi undi ni mukobwa mu muziki
ndabimenyerega hakoze kugira ngo hagire nk'umuntu uvuga ngo hano habereye ikintu nari mpari niba bimbaza njyemenwa namwirukanye rero ntabwo nende nende kaka we n'agacucu ko gashinzwe kari hano nakirukanye hako nari nkeneye hano shinze habise kangahe hano hazi nshinze kabari gato gato ukuntu gafite imisatsi imeze ukuntu nyine nk'iy'abatindi isura nzimiza wanese ntabwo amubajije nuko yitwa nta nubwo ngo umuzi ndimaze iki birandeba ibyo ngibyo ngewe nese ubonye utanamuzi nibura sinkamenyane nawe si wajya ugabanya kamere y'abadayimoni dayimoni niba babuze ahubwo si ngewe waba ubona ari nicaranye nawe ari umudayimoni uri kuvuga usiko nari nkubutse ngira ngo ni Nida wari kuza kunsura twari dufitanye gahunda kutaguye wagira ngo se niture hasi nyine ubwo kugwana uko numvise utongana mbwira ninde yari shari ntabwo nzi izina rye gutuma nakubwira ntiwumva ubundi abakobwa baragwira namubwiye ntazagaruke hano bikuntumbira so ubu ababyeyi barabyagora bo muri ubwoko kabisa mbwira izina rye shansi ubere guteka ntashiriza nakubwiye njye sinkeneye kumenya izina ry'uriya mutindi sinanarimubaza nta nicyo binandebaho ndarimaze ngo ndishyire ndubundi ndagusuye rero ubu nanjye ngiye kugira njye mu rugo njye kureba iby'iwanjye uko bihagaze turagiye se sha
ntagusuye kuko hari ko ntagize n'umwana wawe. aha nta kundi nyine gusa ari mwanjye navuga ko nshaka ko uhigumira Nkaguma tukabana. ariko nanone ufite urugo ufite umuryango ukeneye kwitaho urumva nyine nta kundi nabigenza. Sha ni ukuvuga ngo rero ngiye kugenda ariko nyine nzajya ngaruka nkurebe uko umeze. Kuvugana kuri telefone ntibyaba bihagije, nzajya nza nkurebe n'ubundi, sibyo? Zabukaze pe iminsi umaze hano imbere ya nimero pe. Ikindi kandi Joanna, ndumva washaka umukozi. Koze isuri umwe se ahagije? Sha washaka n'undi urabona se nk'ibi byombo turi koza yakabaya byose ariko uriya ntaba hari nawe bagiye mu bindi. Umukozi nzamushakirega nuko sinumvaga nta n'ibitekerezo bizima nari mfite buriya. Warakoze nyine kuza ukanansurinda nabyo biba bikenewe. Mbese Joba ntaje ubwo ngo nkube hafi nka Nyagusenge naba nkumariye iki mu by'ukuri? Hariho abantu batameze nawe anti. Nanjye nta birenze nakoze shaka umwana wanjye narikoreraga nk'uko nabikorera mimi wanjye. Okay, nta kibazo sinakubuza gutaha nyine utahe warakoze inama wangiriye narazumvishe ni ukuri anti warakoze rwose. Reba nagize ikibazo cyo kubura sheri wanjye niwe muri naturaga ibibazo byanjye nkamubwira ibibazo byanjye byose akamfasha akamba hafi none nayo naramubuze. Nkeka ko bariya abantu bakorana n'imyuka mibi aribo bashobora kuba baramuburije. Anti ubu koko nzabigenza. Rero Jo ariko nkubwire, wemera ko buriya sheri wawe ashobora no kuba yaragiye gutyo kubera ko atari no mu mugambi w'Imana, ukaba hazaza n'undi ntiwanamenya? Twarakundanaga ntabwo yansiga gutya atanambwiye. Sha yagusiga se ntiyagusiga, yagenda buriya inzira z'Imana ziraga igihumbi nk'uko abantu babivuga baba bisobanukiwe. Birashoboka cyane ko Imana yabonye atari uwawe utagukwiriye akagenda. Dushatse kuvuga ko nazongera kumubona Cyane birashoboka nabyo. wapite ni ukuri oya ibyo wapi reka ndamukunda pe wapi. Nyuma nicaje mwihorera byikorane biriya bintu bye. Ese hari ubwonko bwo kwaruvuze ngo tugiye mu mirimo uburyo ni Oya wikoresha. kandi kasi ngushaka basi. Anshaka hirya. Ese hari urashaka iki? Ese ari kubona musabye? Waruzi n'ikindi ndi kubona njye nawe kumvikana hagati yacu byatunaniye. Ari se ndashaka ufata imyenda yawe umvire mu rugo, right? Mvira mu rugo n'abanzanye wowe. Nagira ngo nkumenyeshe ko waje ahangaha uje gufata impano, ntabwo wari uje gufata amategeko muri uru rugo rwanjye. Turi kumwe? Neze bene kari wambwiye ngo kwifatira yansezerera kwindira zansezerera nzagenda. Ntabwo impano urayibona. Narayibonye ariko nta burenganzira ufite bwo kunyirukana ubu. Bene niwe wambwiye ngo nzi. Umva byasubiwemo. Nagira ngo nkubwire niba wumva kubyumva bikunaniye, njye nawe turaza kureba umugore muri uru rugo ari kwitwa mubyara wanjye no kuza gufata imyanzuro hano nta hantu bihuriye. Kugeza ubu utangiye kwirukana abashyitsi baje mu rugo ntanababonye kandi mpari. Basi cara tuvugana sibyo? Asoni nibyo ngibyo ubu ni ibiki ko? Ngaho basi mbora nakosheje sibyo? Reka nawe yaje yigira nkaho ari nyir'urugo rega. Nibura si uvuga uti Rusi ngwino ube umushyitsi tugize none ntago nzi ukuntu ari kwitwara ahangaha. Nibura nkaza nkamenya n'uwo ari we. Basi
mbabarira sibyo ubizi ko dukundana ndabizi ariko Alice ntabwo ibyo ngibyo ari imico umuntu yitwara gutyo mu rugo rw'undi muntu. ngaho mbabarira tugenda turi guteka basi sibyo oya ugenda urakaye. Okay, byarangiye. ntabwo bizongera Reka sibyo bo wenda ntabwo naguca intege ngo mvuge wenda kutazongera kumubona, ahubwo ngiye 80% ndabiha amahirwe yuko utakongera no kumubona. ubwo si ubwo namubonye nabigenza Jo wareka nkubwire ntukajye wikomplika sibyo. Utamubonye haza n'undi kandi mwiza uri mu mugambi w'Imana ugukunda. Sandi ni umugabo ugukunda ubundi. ariko anti ntabwo uzi icyo urukundo icyo ari cyo. ntabwo nzi ko nabona umuntu nkunda nka Edimo pe cyangwa unkunda nk'uko yabikoraga. Edimo se mama natagaruka ntuzakunda mwana wanjye, naba atagarutse se uzagumirwa. simbizi ubwo sinzi uko bizagenda rwose nawe wabicara tutumye mbitekerezaho nanone. yewe reka nkubwire rero Jo, biragoye kuba wari ufite umukunzi wa mbere nyine ukamubura ukabaho ubuzima atarimo kandi mwarimu mutuwe muri kumwe, biragoye cyane. Ariko ikintu ugomba kwitaho ni uko bishoboka no kuba yaba adahari kandi ubuzima bugakomeza hakaza undi rwose. njye ibyo ni ibintu nagiye ncamo kera nkiri mu rubyiruko nkawe, kandi umva ubuzima burakomeza bifata nk'ibisanzwe. ati ibyo ni birebire tuzakomeza tunabiganireho wenda n'igihe koko nabona uwundi umukimburira reka tugire vuba nawe utahe abana baragukeneye n'umugabo. Anyway ntabwo nagenda ntakubwiye ku kintu cya bizinesi. Ugomba gusubira muri bizinesi ugakora amaboko mu mufuka n'ubu rwaho abanzi bawe. uri kubyumva ibintu ndi kukubwira? Uko wicaye hano mu rugo kampani zawe zifunze, abanzi bawe uko barimo barabibona barimo barabyishimira, bari kwishimira nyine ibyakubayeho. Ikintu nakubwira cyo ni uko ugomba guhaguruka ugasubira mu kazi ugakora, kandi nyuma y'ibi byose bizagenda neza. turakoze, ejo nzahita ntangira akazi pe. Wakoze kubw'inama zawe, twaganiriye byinshi, wambwiye byinshi pe, warakoze pe. nawe ngiye gukora kandi ndakwizeza yuko nzaguhamagara nkubwira ko ibintu byagenze neza. Nibyo nyine nzishima nanjye, sibyo? Kandi igikogere vuba nyereka umukwe. Mfite umukenyero bankuriye i Burayi narabiritse. Dushaka tugire vuba tugende ubone nuko utahe. Reka tujye kubika ibikoresho. Ibyo bireka abakozi barabikora. Ibyo se yerekeye kanyura. Ireke ugire vuba witegura utahe. Yana bose akazanga kugaruka. oya ntabwo yakanga kujya gusura umusenyeri. Ibi nyine ubwo namwe ibyo birumvikana. Yego, ubuzima bw'iki gihe ukimye nabwo ibintu bigukorera urabyicuza. Nibyo nk'uko bimbwira. Ubwo rero nimutakora cyane murasanga muri kwiruka inyuma y'imiyaga kandi nta mwari mufite umwanya wo gukoresha umwanya mufite.
ariko ndabona muri kwikinira cyane. Oya ntabyo gukina. Hanyuma se Junior, Ndakumva. gahunda yanjye imeze. Iriya gahunda ntigire ikibazo gikomeye. Kirenda gukemuka. Birenda gukemuka nta bimenyetso mbona. Ibimenyetso gendaje mugezeho uriya muntu. Nimbwiye ngo uraje umungezeho n'ukuntu nzi ibiro afite. Ntiwaterura ugashyira ku mutwe ukamuzana. Hari ikigoranye kirimo. Uriya namuterura njyenyine. Nyiriwe nshaka n'ubufasha. None se harabura iki?